بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا سيد الساجدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. turi mu ijoro ry'agahinda, ijoro rya shahada ya imamu wacu wa kane, umwana wa al imamu al Husayn alayhi salam, imam warokotse i Karbala igihe intego y'abanzi ba Isilamu bakaba baritiriye ubuyisilamu bari bafite intego yo gutsemba no kurangiza urubyaro rw'intumwa yacu Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ariko ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, nuru ya Allah aslan abadan ntishobora kuzima. Imana yazanye impamvu igira imamu ukurikira, igira impamvu yuko aba umurwayi kugira ngo atabasha kwinjira mu mirwano. Imamu Zainul Abidin alayhi salam, igihe papa we n'abavandimwe be n'abasangirangendo ba papa we igihe binjiraga mu mirwano, nawe yashakaga kwinjira mu mirwano ariko kubera uburwayi ntabwo yabashije kwinjira muri iyo mirwano. Ni Allah subhanahu wa ta'ala tugaragariza yuko wallahu mutimu nurihi walau kariha al-kafirun. Mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala agomba gukwiza cyangwa se kugumisha urumuri rwe nubwo abahakanyi byabarakaza. Impamvu yo kuba imamu Zainul Abidin i Karbala yararwaye ni hoja itugaragariza neza yuko Islamul asil, Islamu y'ukuri tugomba kuyemera no kudayishidikanyaho. Rasul ntiyari kudusigira ibintu bitazabaho, nk'uko yavuze ati inni tarikum fikum thaqalaini, mbasigiye ibiremere bibiri,
kitabullah, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, wa itrati ahlul bayt, n'abantu bo mu rugo rwanjye. Abal itra ni nabo babandi Rasulul A'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavuze yuko abasigire be, abakhalifa be, abawaziri be, abawasiyi be ni 12. Imamu Zainul Abidin ni imamu wa 4 kuri iri joro ku tariki 25 z'ukwezi kwa Muharramul Haram nibwo yabonye shahada ye. Al-Imamu Zainul Abidin niwe uzwi ku maduwa menshi dusoma, minajati myinshi cyane, niwe watwigishije izi duwa zose. Zimwe mu mvugo za Al-Imam Sayyidu Sajidin aratubwira iti iduwa ni uburinzi bw'ibintu byabayeho cyangwa se amakuba yamanutse. Iduwa ni uburinzi bw'ayo makuba, cyangwa se n'ayataramanuka. Iduwa ni uburinzi bw'ayo makuba. Ni nako babuwe Rasulul A'zam Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nawe avuga ati ad-du'a silahul mu'min. Ubusabe, amaduwa ni intwaro z'abemeramana. Al-Imamu Zainul Abidin alayhi salam azwi cyane ku gitabo cyitiriwe izina rye As-Sahifatu Sajadiyya. Ni igitabo kirimo amaduwa ya Imam Zainul Abidin alayhi salam. Al-Imamu Zainul Abidin yiswe Al-Imamu al-Baka, imamu urira cyane, kubera ko igihe cyose yahoraga yibuka uko papa we n'abavandimwe be bishwe i Karbala. Al-Imam Zainul Abidin alayhi salam igihe cyose yajyaga ku isoko akabona abantu babaga, yarariraga cyane akababaza ati mbegeye imitungo mwabashije kuyiha amazi yo kunywa? Arababwira ati wallahi numvishe babu wanjye avuga ati ntimukabage mutabanje guha imitungo amazi yo kunywa. Ndabarahiye papa wanjye n'abavandimwe banjye bishwe bafite inyota. Imamu Zainul Abidin alayhi salam yatwigishije ikintu tugomba gukurikiza iyi sunna. Igihe cyose tuzajya dushaka kubaga umutungo uwo ari wo wose wa halali, tuzajye tubanza kuwuha amazi yo kunywa. Al-Imamu Zainul Abidin alayhi salam kuri we tumwigiraho gukora sijida kuri turbatul Husayniya. Al-Imamu Zainul Abidin alayhi salam niwe muntu wa mbere watangiye gukora sijida kuri turba ya Karbala, kuri turba ya Al-Imamu al-Husayn alayhi salam. Mu gihe sunna yo gukora sijida ari ugusujuda ku butaka ubwo ari bwo bwose, ariko turbatul Husayniya uwatangije iyi sunna no kuyisujudiraho yari Al-Imam Zainul Abidin alayhi salam.
imamu Zainul Abidin yiswe al imamu Sajjad kubera ko yakoraga cyane sijida ndende. Al imam Zainul Abidin alayhi salam yatweretse no kudusobanurira no gushyira mu bikorwa imvugo ya Rasulul Azam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam igihe yazanirwaga ubutaka bwaho azicirirwa Imamu Hussein alayhi salam, abwereka umugore we Umusalama, aramubwira ati ubu butaka ni ardi karbin wa bala. Kuri ubu butaka nazaniwe nibwo umwana wanjye Hussein azicirirwaho, niho azabona shahada ye, niho bazicwa bafite inyota. Rasulul Azam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abwira umugore we Mu'minin Umusalama, aramubwira ati n'abashia bacu, abakurikizi bo mu rugo rwacu, bazamenyekana mu gukora sijda kuri turbatul Husayniya. Al imamu Zainul Abidin As-Sayyidu Sajidin niwe wari uwa mbere gukora suna yo gusujudu ku butaka cyangwa se kuri turba ya Karbala. Al imamu Zainul Abidin nk'uko Rasulul Azam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avuga ati man minna maqtulun illa aw masmumu, muri twe ntawicwa, ntawupfa, ntawutabaruka uretse ko aba yishwe n'uburozi cyangwa se yishwe n'umupanga n'umuhoro. Al imamu Zainul Abidin alayhi salam muri iyi minsi impamvu y'uburwayi bwe ni uburozi yahawe na mal'un la'natullahi alayhi Walid ibn Abdul Malik. Uyu nguyu niwe Khalifa Setamgari w'igihe cye, ni nawe watanze hukumu yo kuha uburozi Imam Zainul Abidin. Uyu Walid la'natullahi alayhi azwi ku izina rya Hisham. Imivumo y'Imana ihoraho nijye ku banzi ba Rasulul Azam n'abanzi ba Ahlul Bayt alayhimu afdalu tahiyyati salatu wassalam. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد أبا الحسن علي بن الحسين الزين العابدين عليه السلام. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.